bimeze bite? Dutangiye hano kiswe igisimba cyo mu mazi. Kano gafilimi nagawe na wa musobanuzi bita Silver the Great. Nimujya mwumva wa muhungu usobanura filimi yindi dore izina The Water Monster, ngo ni igisimba cyo mu mazi. Silver yakama ya tishini gaha abakunzi bawe nka Nyakubaho, kandi ndabizi ko mba ndimo neza kanze mbahakana. Ninjye bita nyiri ndogobe we, nyiri kashi, nyiri biceri, nyiri fungo, nyiri farashi. Nta farashi ufite nta kintu na kimwe waba ufite. Kanomike ugatsata kwa siniya niho kavuye. Bimeze biti barakwereka hano hari umusaza n'undi mwana mutoya bari baje kuroba amafi. Murabizi nta kindi kintu kiba mu mazi waza muri ubu bwato nk'ubu ngubu bwaduhunge inzara uje kuroba uretse ifi, kuko ubwato ntiwashyiramo imvubu ntiwashyiramo ingona, gusa umwana afite ubwoba. Umwana ari kumwe n'umusaza. Papa mwana wanjye ugira ubwoba, wamfashe hano turoba amafi wa ruzingo dore ko wigize nkari June. Papa mfite ubwoba, hano mazi baravuze ngo habamo igisimba. Papa reka tuve hano tugende, aya mafi ntabwo yarika. Mwana wanjye twaje kuroba nawe ngo dusubire inyuma. Vayo mfashe wa ruzingo. Mwana wanjye ntugire ikibazo. Papa ndi hano kiswe igisimba cyo mu mazi. Umwana mutoya na Arijuni. Papa Arijuni ajya mu mazi ajya kuroba. Arijuni asigara mu bwato. Papa ajya kureba impamvu ubwato butari kugenda, niba ari ibikangaga bya rufa byafashe ubwato katorore. Nakubwiye iyi filime ivuye mu gatsata kwa siniya Nyakubaho, nyiri biceri, nyiri ndogobe. Mfite indogobe, mfite ifarashi, mfite inote, mfite ibiceri, mfite papa Arijuni. Papa arahamagara cya bivuze papa ni mu gishinwa na Arijuni. Arijuni nawe ni umupagasi wanjye. Bimeze bite? Papa ava mu mazi. Mwana wa, ibyatsi byari byafashe ubwato butagenda, ubu twakomeza imbere tukajya gushaka amafi. Papa areba inyuma yawe muzeyi. Papa arikira inyuma yawe. Igiki mwana wa? Abana b'iki gihe Arijuni uzagira ubwoba kugeza ryari? Baje kuroba na Arijuni na papa we mu mazi. Papa do hari igihumekeye mu mazi. Papa arakibona. Mwana wa, urabizi ntago wasinze ibintu wavugaga ntabwo ari inzoga zavugaga. Mwana wa, hari ikintu Papa Arijuni avana y'icumu. Papa Arijuni aragiteye mu mazi. Baje kuroba na Arijuni na se. Yavanye y'ifi y'ikimane yacitse umutwe, bivuze ngo hari icyari umutwe w'ifi. Niki cyari umutwe w'ifi sasa? Ari Papa Arijuni yarakibonye hakurya. Hari igifite umuvuduko kiri mu mazi. Agafilimi kiswe igisimba cyo mu mazi. Papa tuve hano. Papa yigiserera ubwato. Ni Papa Arijuni yigize umurobyi wa hatari, yakuriye mu Kivu. Wapenye ndi umunyagisenyi, amazi imenyereye kuyadiga, ni cyize tubonane. Ni Papa Arijuni amenyereye kudiga amazi yo mu Kivu, ntago iki cyamukanga. Ni Papa Arijuni we niwo mu gatsata. Hano kera bari bagituye ku Gisenyi ku mazi. Hari icyaje gikubita ubwato. Papa Arijuni arinaga. Papa Arijuni mu mazi. Papa ni Arijuni kakiri gato. Papa ikintu gikurikira Papa Arijuni agiye kiramuswata. Papa Arijuni ndapfuye negeze umwozi. Papa akira umugozi wari wigize uhatari. Arijuni akurura papa we amugaruye mu bwato. Mfasha kabisa Arijuni, mfasha. Papa agaruka mu bwato. Ni Papa Arijuni. Papa ikintu kiri hano, ikintu gikurura wa mugozi umufashe mu bwato cyakure kibahari ifuti. Yewe Papa Arijuni asubira mu mazi. Ni Arijuni nako. Arijuni yaguye mu mazi. Papa mfasha. Arijuni ndagufite mwana wanjye. Na Arijuni na papa we hari ikintu kiri mu mazi. Arijuni na se n'abahatari. Ikintu cyarabanaze bombi. Kabwato mu kirere. Igisimba cyo mu mazi niyo filimi dutangiye. Siniya Nyakubaho nyiri farashi.
cyaje Arjun na se ibintu bimeze nabi icyaje sinzi ni igiki kirashaka guporeza nyama ni nyama ya muntu ni nyama ya nkoko ni nyama ya ngurube ni nyama Arjun papa Arjun ikintu cyamuteye umugozi mu ijosi shawo ikintu gifite n'imigozi ubanza gifite n'ubwenge bw'abantu papa Arjun cyamukasa umutwe kimucanaho Papa Arjun ntabwo byagenze neza Peri Arjun we nibyo harya cyamukasa umutwe kirangije gicaho kumbe siwe gusa dore imirambo myinshi muri aya amazi arimo igisimba kirya gifite na tactique nk'iz'abantu dore n'intoki Arjun yarakijombye kigomba icumu arakwereka imyaka yaje kwicuma Arjun hakunino naje gukura nguyu hano Amuginga nayindo se zanduze cya kintu cyica data Amuginga we narinje kuba nakuramutsa Arjun kumba sega yaryama karoti inzozi ikintu cyica papa we dore nguyu hano bombe nyamurire yaraje kuramutsa Arjun ni bamushuti bombo kari babiri Amuginga byihoreye mwana tubyihorere na Arjun kananga icyeje papa we buri gihe arakirota na Arjun cyamuhemuye sha batuye hafi n'uruzi hari cyari gituye mu ruzi Arjun akiri muto niba kikirimo Arjun itopite amusenze wa Arjun warakasiriwe urakapfa waruzingwe ngufashe nakuvunira mu mafi wankora icyo Arjun wamuginga basi hari waruzingora ibyara by'imenshi bari tagenda bitareba n'abakuru aho ukimutaza yewe muraho mu sherifu w'umujyi kumbe yewe icyo n'igiki n'isamake ndobye nesha iyo yarakuze kabisa abantu bazije bavuga ngo ibisimba byarateye mu mazi amafi nakiboneka dore icyo ndobye ngiki hano abantu barabeshye bihuwa bivuze ubuhuha barabeshya ngo siniya ngo ntango gituye mu Gatsata ngatuye mu Kinyamirambo kandi niwe shefu wa Gatsata n'ibihuha abantu bafite ibihuha bivuga ngo amafi nakiboneka uyu nguyu dore icyazanye kiraruta umuntu muraho neza wahoze ari shefu w'igiturage ugezweho wahoze ari shefu w'igiturage uyu nguyu mugenzi ni ex chief ni shefu w'igiturage uyu nawe ni chief w'uyu munsi ni shefu w'uyu munsi uriho abaturage bagomba kugutekana ukifite ikibazo uzagize umbaza nkaje wahoze ari shefu arashaje yareguye ari undi mugabo nawe niwe shefu ingurube n'ijana uracuruje ingurube hari akamanyu kamwe umukeke umwe w'ingurube n'ijana ingurube bazigurisha ku mikeke hano amucuruzi w'ingurube wo kapfa we nugasakurisha ibyuma Terezoro wo mu Gatsata harimo aragurisha ingurube hano inanga mushiki wanjye kuki bambwira nabi harimo aragurisha ingurube ni mu Gatsata Terezoro mwana musaza wanjye Terezoro yahiriwe no kugurisha ingurube kuko hariwe n'injyo n'ibyashwanyaguritse aragurisha Nawahiriwe n'imbumbo n'ingaragurisha Terezoro nawe ingurube aragurisha akagurisha n'imirizo yazo base kugurisha n'umurizo w'ingurube basi yewe cha wanganza wamuginga kobwa bakise kanca nuja bumwite kwinica yewe kwinica aricyo nari nguzaniye gukorera akabwato kwinica buno bwato nibwo ndimo ndabaza n'inshuti zanjye umunsi umwe nzagutemberezamo kwinica kumbe mushiki wa Terezoro ni kwinica cyakananga cyari Arjun gikunda kwinica kimwe papa wacu yapfuye yishwe n'uruntu rwo mu mazi utamenye n'uruki kwinica kutishimye Arjun ayimana umusaza wa Terezoro ayimara aratureba kwinica mushiki wanjye we ninde na Terezoro cyarababonye Terezoro agurisha ingurube bacuruza inyama z'ingurube muramuwa icyo wamugenga uragutereta mushiki wanjye kwinica zana hano umusanzu hakirakana ko nkuzaniye nk'impano amugenga bajya kubona uvugisha mushiki wanjye kuriya nzagucamo ibicurumba we Arjun ariko ndabyumva Arjun acaho n'inanga yo mu mujyi yewe akangaka mu niko si promotion akamukanda
来你就别想。 hari Juni wa mwana we 沈叔上次给你 ntago ari poromosiyo zarangiye ugomba kwishyura isamake y'abandi ari Juni amasamake nayibura ariko hari uwaje aza ifite igisamake kiruta umuntu hari Juni akunda kwinica ni mushiki wande wa Terezoro batuye mu gaturage kari hafi n'uruzi komba afite cya mushiti kindi cy'ikinanga bagendana ebana kabisa ibintu ni hatari na hari Juni afite indi nanga bagendana igisimba cyo mu mazi Arwaje avuze ndurunga igisimba cyo mu mazi kombe n'umuntu wacitse umutwe shawo mana we atse abana batanu n'ukuri kw'Imana yapfuye gute niki cyamuri umutwe koko nango naziba muri uruzi hari umugabo wacitse umutwe shango nango naziba muri uruzi ngo niki cyamuri yagatwe birababaje biteye agahinda Roza ari chef w'igiturage yasimbuye n'undi mugabo hari igisimba nzi kera imyaka ishize cyahoze muri uyu mujyi cyari cyaratanze agahenge ubanza icyo cyagarutse cyacaga abantu imitwe muri ubu buryo tugomba kukiramya tukagihamagaza kikaza kira mu gihe igisimba kikaza yego kikaza tukaba twavugana nacyo bavuze igisimba ngo cyahoze cyica abantu muri iki giturage rero ari Juni ikeshe papa nacyo ni igisimba we cyo mu mazi igisimba gituye mu mazi uyaza ari chef w'igiturage imyaka myinshi ishize arakizi gusa yabaye retired yavuyeho yasimbuye n'uyu mugabo wundi we nka chef w'igiturage mushyashya ugomba kuba wakoranya aya masengesho tukaramya kino gisimba cyo mu mazi kikaza tukavugana nacyo tukajya tugiye ibitambo niko kera twabigenzaga bitari byo kiraza kwica abagabo benshi n'abagore kibamari yewe n'abana cyo kica buri muntu ni igisimba cyo mu mazi n'abasengiza igisimba Terezora avayo musaza wa kwinika we muzayi kimwe mwaterekeraga mugasana ibyo bisimba byanyu nibyo biri kwica abantu bacu kuri chef w'igiturage wa mugenga w'umusaza yose ari chef w'igiturage bagiye kurwana ari Juni uri murabireba ari Juni kumbe yarabyumvisha cawo ababiri by'iki gisimba arabenze cyeshe papa we akiri muto hano hari uruzingo rurimo rugiye kuroba isamake uruzingo va hakurya y'uruzi hari igisimba cyakwica ajya kure wa ruzingo igatsindwe njya hehe imbata yo mu ruzi cawo kanira se imbata yo mu ruzi aho se imbata yongeye kwirobera igihera bari cyayikuruye shawo uruzingo ruri hafi n'uruzi yewe kwinica musaza wanjye arimo ararwana n'umukuru w'igiturage kubyakira gisimba mva igisimba kihari musaza wawe ibyo avuga ni ibya nyabyo tugomba kuba twamushyigikira kwinica biri mushiki wa kwinica nako ni kwinica mushiki wa Terezoro tugomba kuba twamushyigikira igisimba kihari mu giturage bya nyabyo umva kwinica icyo nifuza nuko twazashyingiranywa nge nawe kandi ari Juni wagira ngo n'ubu nare wagira ngo inama bya binama by'ikabuga bifite imitwe imeze nk'iya Silva byagukubise pfiyo ngiyo mu ipantaro Imana Silva nako binama bireba nka Silva Nika kwinica desi kavugana na Terezoro kumbe yaraje ikindi kiritsimba musaza we yewe emeze bite inyama zagiye yewe ubwo amanza niba utazuzigurishije ubwo bazibye mu giturage nta kibazo hari igisimba cyateye cyane kumbwira ibyo igisimba cyateye kombo yaje hano ari Juni Sheri yaje amagara ari Juni Sheri hano wanti ya ntugatinye ntugatinye kombe rwa ruzingo rwageze hano rumwe rwarobaga rwarasaga imbata zo mu mazi uruzingo rusho baje amagara rwa ruzingo barwise rusho ukundi akajya amagara Sheri mugenzi hari Juni inyuma bwari kwereka bwije banono bamagara rusho ni wa mwana warobaga imbata ku mazi cyari Juni kimubwira ngo ajya kure y'amazi ngo mu mazi harimo ikintu kitari cyiza rusho umwana wacu giturage cyose cyaje guhamagara rusho n'umwana w'ikaritsiye rusho yari yaje kurasa imbata zo ku mazi zimwe bita ibintuza bimwe bigenda hejuru y'amazi bishuhe yaje kwirasira ibishuhe ni rusho Nyamuri nageze hano kumbe yahizemo karungu Nyamuri nibicyureba imbere rusho banza cya kintu cyo mu mazi cyamuhitanye
filime yiswe igisimba cyo mu mazi. Kumbe hari Juni yarebye hano. We murebe we Rusho cyane barabyumva bose baje hakuni. Mwana muto ya Rusho wari waje kwirasira ibishuhe byo ku mazi. Imbata nizwe zo mu rugo, ibishuhe nibyo mu mazi. Kwinicara wera. Rusho bamusanze hejuru y'amazi, hari ikintu cyamuhitanye nawe. Hari kiri mu mazi. Nababwiye na mbere mushireho imigenzo dusingiza ikiremwa cyo mu mazi. Kiduha amahoro tujye tugiha ibitambo. Bitari byo kiratwica kitumari, niko tukera twabigenzaga ni muzeyi. Muzeyi baje no gushungerera ikiremwa cyo mu mazi. Rengiye icyagasura kacyo ni bene kariya. Bakiramye bagiha ibitambo, dore za kabavu babazi, imineke, inanasi, pome, amatunda, ibiki byose. Baje kugira icyubahiro kugira ngo kibagirire impuhwe, bajye babana neza nacyo mu mahoro, bakimenyera ibiporezo. Bana tuzakumenyera ibiporezo ariko tugirire impuhwe, urekere kuduhita nawe. Baragisingiza. Ni ikiremwa cyo mu mazi, ntabwo ndabona kimeze gito, gusa nabonye gifite tactique nk'iza muntu. Kishe papa hari Juni filime itangira. Hari Juni amaze gukora ngo uyu hano. Cyahitanye papa we. Yisenze cyahitanye data sha. Abafite iryinyo cyahitanye iryinyo. Abandi baragishengerera ngo kize. Kiswe ngo ni igisimba cyo mu mazi, water monster. Kira gisenze kishe data ngo ngwiki. Uvuga ibyo. Gicucu byihe bagirwa ibyo ngibyo. Igisimba nani gihari. Nani zango nazo mu mazi zagarutse. Aroza amazi arahura, ari ingona ziva hakurya zikaza hakuno. Nabeshira ibindi binyamaswa. Gisimba vaya rwose tugwereze ibiporezo vayo. Bakeneye ugenze kumvikana nacyo. Niko muri kimwe bagenga avuye Terezoro. Icyana cya igisimba cyariye mwene mama, namwe muraho kubita igishusho cyacu. Ni Terezoro musaza wa Kwinica. Uwo cyari yari mwene nyina wa Terezoro. Wa mwana muto yakishe bitaga Rusho. Bari bagiye guhiga ibishuye. Terezoro no kuri kw'Imana urakora amakosa. Mwabagenga iki ni icicanye tugita. We Terezoro mumufatura mugenga Terezoro yasaza umugenga mumufate. Aduteza cya gisimba cyo mu mazi kiduhitane. Mumufate kugira ngo kitubashe kumvikana n'igisimba. Igisimba tubabarire Terezoro no musazi rwose dukomoka ariko tubabarire. Kwinica wajanye musaza we Terezoro abireba. Kwinica Terezoro musaza we yasaze. Mwana se Terezoro asaze gute kare we mama yansigiye gusa. Bapfuye ni musaza muto wawe Kwinica na Terezoro musaza wawe wa Kwinica mukuru bamugiye kumufunga ngo n'umusazi. Arabwe ati ni igisimba mureke tugihiga tugihitane, bamwita umusazi. Igisimba tubabarire, baranyuma baracyasaba imbabazi igisimba tubabarire. Dukeneye kumvikana nawe tukaguha ibitambo, ibiporezo, tuzaga icyo ushaka cyose gisimba. Barasenga igisimba. Mugenga Terezoro yazanye imyaka mu giturage. Niba ngombwa niwe turi bwatambe imbere igisimba n'ikigaragaza gikeneye ibiporezo. Mugenga none ukuntu yajyaga kubita ishusho y'igisimba umugenga. Mushenje sana. Ayo Terezoro ni ukumufunga rwose. Bageze hano igisimba bakiraza kuba kiri mu mujyi. Kumbe Terezoro yinjiye mu bwato indani ajya kugihiga. Igaragaza igicucu yaje mu bwato. Terezoro muraduteza imyako. Igisimba uraje ukiduteza gisari. Ndagishaka igisenzi. Terezoro arimo aratwika mu mazi akereye igisimba. Kumbe hari Juni arabireba byose, igisimba cyice papa we. Kishe papa hari Juni filime itangira akiri muto. Terezoro baramuzanye baramufunga hano noneho. Terezoro wari wasaze, ni musaza wa Kwinica. Tugufunga hano ijoro rimwe ndabura cyo wacururutse wa muginga we. Baramufunze. Kwinica filime musaza w'igiporezo. Mushyira igiporezo polisi ariko agabanye amarere. Agabanye n'ubwenge bukeya uriya muginga Terezoro. Muhereza ibiporezo polisi ariko nta kumuhambura. Uracyahambiriye hariya utereye kwa Kajwiga. Bamuteye akandonye ni Terezoro. Musaza wa
先吃点东西吧。 zaniye igipolizo abagenga ntibumva igisimba se koko kirahari cyangwa 那没有吃东西了。 pasi ndagutamika Trezor we ko Mari John avaye 我说 hamuramuwa cyane cyane John gikunda kwinica muramuwa 你这饭不吃， nazanye inzoga arata hano niba ari ukeneye tuyinywere dusangire umuntu yafunze nka gutya naga bakeneye ibiryo abakeneye nk'akantu kamusindisha 我放这了。 inzoga rwose nge niyo nzanye ndagiye muramuwa cyari John gikunda kwinica kiswe ngo ni igisimba cyo mu mazi water monster ishebye ku mazi birara byidumba gusa mbega byiza papa uko mugenzi ari John yagatashye atangiye kwibuka kibana na papa we muze y'igisimba cyo mu mazi kitaramuhitana papa kino kijumba ko gihumura ni runongo mwana wa poleza ni runongo kabisa nyokereje mu nze ndani mwana nyende uzabe umurasho hambaye atangiye kwibuka dore ngo uyu nari John igisenzi cyeshe papa we cyagarutse kiri kwica abantu yibutse papa amubwira ati nyine uzaba umurasho wambaye mwana wanjye uzaba indwanyi papa yaterega ibisongo pimari yampimye subyamo papa kanze ngwereke ko ndi umuhungu wawe nari John na papa we ni cyera cyane nibyo yibuka gatera mwana wanjye urakagabo kabisa biri ko biraza komeza uteye icumu hariya igisimba cyishe papa hari John byose nibyo yibuka cyaramuhemukiye igisenzi cyaramuhemukiye kimwicira umuryango nari John kiriya gisimba cyishe data mwana Trezor kuyo tutakihore hari John abaturage kuki batabyuma ngo tujye mu mazi tugihige hari John byose nibyo yibuka ngo uyu hano nawe igisenzi cyishe papa we sha nawe kera shaho ntajya byibagirwa na rimwe cyaramuhemukiye buriya ikintu umuntu wakwicura umwana cyangwa se wakwicura umubyeyi ntushobora kubyibagirwa kumba ari John afungiye nijoro hari icyaje ku mabati nijoro hari icyaje hari John afungiye bazamuhambura ejo mu gitondo hari John afungiye inyuma ariko nta cyajera hari John Sunlight Studio hari John hejuru yari icyaje dore inzara yari icyaje hejuru yari John Sunlight hari John kiramwongorera nako Trezor sorry nabwo ari John Trezor afite igitwe kibisha noneho yakuyeho ya Madrid Trezor kiza kuri Trezor gifata agatwe Trezor cyari isura ya Trezor bamuri isura shawo umushiki wa Trezor ni kwinica bwakiye mu gitondo aza hano azaniye breakfast musaza we Trezor musaza wa kumbe Trezor hari cyamuporeje agasura muzaniye breakfast hana Trezor aba yacitse agatwe kare cyamujyana agatwe kwe ni carabibonye musaza we yacitse agatwe iki none harimo arabidubyura Trezor tugomba gusingiza kiriya gisimba cyo mu mazi dusingiza ibiki Trezor waduhaga inyama z'ingurube yarapfuye kiriya gisimba kirimo kiratwica ntabwo gikeneye ko tugisingiza twagisingije kandi ntikigaragaza none kishe Trezor wacu sasa kandi batangira gufunga umutwe wa mugani tuni gute twagisingiza kishe Trezor wacu yes twasirime yagenda ibambi kurushaho niyo cyuvuga numva iki kintu kirica ndakizi tugihige chef w'igiturage no ari chef w'igiturage mudushyigikire tugihige
说几声。 reba icyo muvuga sha uyoza ari shefu w'igiturage uyu mugabo wundi bari kumwe niwe shefu w'uyu munsi 你反正不能去上来。 wewe ari juni urateka wahiga kino gisimba ukagishobora wewe ari juni vayo kwinica mushiki wa terezoro mbese cyari juni gikunda kwinica terezoro umusaza we yapfuye kwinica urimo biki 不行了， kwinica 我倒要看 bagiye kunamba kandi nanjye ndabikeneye 那个水猴 reka nitaba imana 是什么东西。 kino gisimba gitanga amahoro mu giturage kombe kwinica bagiye kumutambira igisimba kijyana umukobwa mwiza utuye mu ikaritsiye ubundi kibaha amahoro 我自 reka kinjyana ubundi gitanga amahoro ni igisimba 你闭嘴！ yego rwose kwinica reka we mwasaza 不是谁 kiramurati mutamba kimwice kigaruke nta natwe kitwica iki ni igisimba nta bwenge kigira ntabwo ari igisimba ni imana 我看着 abagenga we mwasaza 不能记下来， hari joyi nawe baramutambikanye bagiye gutamba kwinica 不能记下来。 kwinica reka bamutambe igiturage kigira amahoro kwinica nawe yemeye kwitamba 千万别怪我， kugira ngo igiturage cyabo kigire amahoro abandi babeho n'ubundi musaza we muto yapfuye musaza we mukuru yapfuye kwinica mukobwa wanjye ratugize neza kwemera ko tugutamba twe tugiye kugutamba na Dawidi yaratamye sha kandi Imana ibiha umugisha vayo hagiye kumutamba nk'uko Dawidi yatambye 上兰， kwinica 别走吧，别管。 ese urambaza ikigenda nicyo gihe ngo njyewe ibyanjye bibantambe mu gitondo kwinica iryo joro yaraye mu kazu ko hanze 找到我们， ategereje bamutambe n'ubundi yumvaga ko mugenzi ibyiwe byarangiye ni kwinica kumva ko ibyo byarangiye bamutambe 到的时候， musaza wanjye muto na musaza wanjye mukuru terezoro bose bapfuye ntacyo nsigaranye n'undi reka bantambe 把我跟 igiturage cyacu mugenzi kigira amahoro ni kwinica 我记得那时候日子过得很苦， reka byose birangire reka bantambe 但即使再苦，我爹宁愿饿着， reka bamutambe 想吃口 yemeye kwitamba n'ubundi arumva byarangiye 过上好日子。 nanjye aho basaza banjye bagiye kwinica 再不是说这 ndemera kugushyingira ukambera umugore wikemera ko bagutamba babwire ko njye nawe dukundana tugiye gushakana 我知道你对我好， rero waba nkunda ariko nyine kujyaho musaza wanjye ari basaza banjye bari 你不知道我有多开心。 wenda kiriya gisimba kirekire kuza mu giturage uzabona undi gukunda mukundane kwinica yemeye ko bamutamba nyiramwiza kwinica reka ariko kwinica niyo ukijya we sohoka wewe waje gutera umwaka igitambo turi butange mu gitondo hari Juni 忘了我， ndagukunda ariko genda hari Juni baramukunda ariko ntagende hari Juni yaje hano icyo bagiye gutambira umukobwa cyishe papa we hari Juni arabizi yibuka ukuntu yajyaga asangira na kwinica yifuza kuzamugira umugore hari Juni byaramubabaje uwo bagiye gutamba ni kwinica mukunda cyane kandi hari Juni icyo bagiye guha kwinica yakunze nicyo cyishe papa wa hari Juni cyishe n'abandi benshi akakana gatoya kamwe karasaga imbata zo ku mazi ibishuye yibutse benshi igisimba cyagiye cyica papa yibutse akiri na mutoya ni hari Juni papa y'ikintu cyaramwishe hari Juni yibutse byinshi sinzi 我不说，因为我们怕他。 yibuka kwinica amubwira ngo ndagukunda hari Juni ariko genda hari Juni Sunlight bagiye gutamba umukobwa akunda ikintu bagiye kumuha n'ubundi cyishe na papa we kandi arabizi niyo bamutamba nikiri buhagarare yavuze ati ni igisimba nta bwenge kigira cyo kigira tactique zo kwataka gusa kikarya hari Juni yatangiye gutunganya ibikoresho iryo joro atangira kubihuza bisanzwe bikoze ahubwo byari bibitse mu kabogisi atangira kubiterateranya nk'uko hakundi umuntu abantu bateranya imbunda arateranya bamusa ngozaniye ya myambi wantu bya original afite cyakananga kiwe bagendana cyanya munini ni Sunlight hari Juni hari Juni tubikore Cardinal tubikore kirane cya Cardinal uyu ni hari Juni tubikore hari Juni na Cardinal ngiye kugihitana mbere yuko kibona sheri wanjye kwinica hari Juni teguye hano ibitwaro bihambaye ni Sunlight Studio hari Juni Ewan hari Juni tugiye kugihiga igishenje hari Juni Sunlight ndabikora
aragikora kandi agishyira hasi byanze bikunze. Ni Arjun hari aho yaje. Mu gashyamba yemwe abantu abantu na Arjun muvandi dore hakurya dore urukanga cya karidinali wesha Arjun muvandimwe wanjye Arjun igihe kirekire Arjun anafite bamushuti be bibera mu mashyamba ngeneye tujye kumuhigo muhigo igisimba sayara Arjun afite bamushuti be baje kumujyaje kubaka ubwato bajye guhiga igisimba ngeneye ubwato Arjun ntabwo twaguha ubwato ngo twe dusigare turagera n'ubwato Arjun urabizura umuvandimwe wacu basi abasa Arjun yagarutse bagiye kumuhiga nanjye ndi hano mvuye guhiga inkware abahigi bose bavuyeyo Arjun aje gushaka abahigi bagenzi be bagiye guhiga igisimba ni igisimba mugenzi cyazonze abantu cyamaze abantu gituye mu mazi nabonye kigenda no ku butaka ariko we igisimba tuzanye igitambo cy'umukobwa mwiza mu giturage cyacu bityo duha agahenge dore igitambo umukobwa waje kumutamba ni kwinica tuzanye igitambo rwose utugirire impuhwe dore igitambo cy'umukobwa mwiza yari kuzaba Miss Rwanda nako yari kuzaba Miss China turi mu Bushinwa ntabwo ari mu Rwanda mwihangane ba Miss Rwanda ntago mbavuze nabi mbakunda cyane ni Miss China yari kuzaba Miss China baramuzanye kombe bakira abandi baje bavuza amadebe mu mazi bafite ubwato bunini bumeze nk'inzu kombe na Arjun n'abahigi bagenzi be bamushuti ba kera yabakoze kwinica sheri bebe shesha Arjun reka banambe genda wibyivangamo wa mwana Arjun agiye kubidobya uramugenga umva nagonye kubidobya abasaza iki ni igisimba n'ubundi kireca umukobwa kwinica hamwe kibahitana Arjun ibicyo uvuga igisimba gikeneye umuntu ucyubaha akagira icyubahiro ubonye igisimba gikeneye kurya kandi murabizi inda ntiyuzura umuntu ararya agasonza ejo akongera agakenera kurya igisimba mwihangane gato cyane uko bakaje gutamba umukobwa filime nta filime nyine ibyuma by'abazungu sinjye bikora 这畜生不是一般的怪，他力大无穷，神出鬼没。关键 kamajwi gasubiyeho karatunganye 大家一定 abantu nta kindi cyabaye bageze mu mazi hagati bitegura gukora iki kwataka igisimba bari mu mazi umukobwa bigaragara ko yaje kuba yasubirayo uko bigaragara 还怕一只猴子？闭嘴！ basi mwana barakeka igisimba kiri buze ryarira bari mu mazi bategereje igisimba bakibone nacyo kibabone babonane 快过来，不动静了。 muze hakuno mbereke muze mugire mukurure bateye indobani barakurura bakurure munyuru waracitse bari bakirobya hari igishenje kirimo hano indani mureke ngeyeho shange mukogando wa mbere umva ntabwo wajya igisimba ni kibi barabashutse shange buranze ngewe nyamuni najyayo nyamuni wundi utari yananga inshuti na Arjun mwambonye ngewe ko mukwidumbaguza ndo wa mbere baranze igatsatiranze na sini yaranze ari uyoboye gatsata yewe nyamuni icyamukuriye hasi mu mazi nakinaga mwoka apfamo nakinaga nta kibazo gihari we amazi harimo igisimba twabibonye nyamunini arongera aracubira nyamunini dore nakwinica yambaye nk'indwanyi ikazikishe basaza be babiri hazamutse amaraso inanga yidumbuye mu mazi cyarayihitanye umva kiri hano hafi mwicunge kwinica nawe yambaye nk'abahigi cyahitanye basaza be babiri ayo agatwe ka nyamunini agatwe yawe kivange icyo yawe ku mazi hejuru gifite sipedi impamvu kidacubira gifite umuvuduko utari ikintu we cyarenze ubwato kigwa inyuma y'ubwato
hejuru y'amazi bana ufite umuvuduko wambaye wagenda hejuru y'amazi cyambaye undi mushenje natawe kirajyane mutabare zana kangukana amaso ari John Sunlight icuma arakivuna kirari boroka igisemba kiri cyakinze cyo oyo nguyo kirasama kitonze samutobaye hori shawo irinde cumu kirakwepana none igisemba hejuru y'amazi ngicyo gifite ari John arakurikira gifite speed niyo mpamvu kibuka hejuru y'amazi ntigicubire bora nawe ufite umuvuduko hejuru y'amazi wakirukankaho n'ucubiri ahubwo impamvu wowe ucubira ni uko ufite umuvuduko muke ikintu kiri hano ni igisimba dore ka kwinica kumbe hejuru kwinica icumu biranga mu bwato indani dore ngicyo kirabangutse gifite takitike zihambaye nk'iza muntu gifite kungufu idasanzwe we mwabashenje kirarya nawe ugikeneye abagisingiza kimeze nk'igifi ni cya madamu samaki kubwo ni cya papa samaki hanze mbahitane mwabashenje amacumi cyarimwe dore amacumu kirakwepa dore speed kirabangutse ari John avayo ari John arewe cyambaye undi njonogo inzara icumu kananga hakurya abahigi kirabazenga gifite takitike n'iza muntu mu bwato kiranyera ntabwo gihagarara neza kwinica umuhene hakurya mukabwana kwinica ajya inyuma hari John umeze neza kwinica ajya inyuma John akunda kwinica bamwita ca kugira ngo byore twamwise kwinica nyamwe najya umushuti wa John ndagitana nta kikirimo basi ikintu cyagiye kare gifite speed icumu kumbe kiri hejuru hari John yakibonye kiracyahari yewe yaraka kanza mbahitane nashanje yewe ngicyo njonogo biranga nyamunini aracyambara muze tucyambare yewe umugeri w'ijego napfuye umugeri w'ijego ni igisimba kirarya hari John umuhene kubika bya biti by'igwanda silver play Sunlight ari John nyamunini nindisubije nyuma silver play no temple ari John kananwa igisimba kiraha ari John arirampa kuri bya biti by'imigano by'igwanda kiraza umuhene yewe indabani barakirobye tayari umugozi barakata gifite imirizo cyavuye mu mazi cyabonye bitoroshye gicamo tuyumvira wa nawe gikurikira mu mazi kiba gikomeye cyane batinye kujya mu mazi twari tugifite mwana cyabacitse gityo baje gufunga hano cyasubiye mu mazi mfite ubwoba ni gute mwangera mwajya kunshetsa nk'agatego umva wegenda nk'agatego imbere nikikubona kiramenya ko n'abandi bari hano hafi y'amazi bagiye mu ruturo bagiye kumwohereza nk'agatego mugabo shameze nabi ku isura agasura aho gashwaye wagira ngo baragiye baramuponda na sima wagira ngo yabumbwe n'umuntu nawe uri kwimana nshobora gupfa reka nitahire wamugenga inyuma ujye ku mazi inyuma oya ndatashye mu gatsindwa bamwereje ima ku mazi agende abarebere buvuga ngo yamere nk'agatego nakibona agaruka indani aranga ahubwo ngo aritahire ni mu ruturo basi arimo aritahira yanze kujya mu byo bari bamubwiye yaratashye anitahire bisi nazabivamo nayo ni umuhigi agenda yumva ibijwijwi ndapfuye mana tabara imbata yawe mana mfasha nadapfa nonaha data we arerekerana nyamunini nako
wagira ngo yabumbwe n'umuntu afite umutwe shawe agasura sinavuga datawe ayiwe arimo arataha yewe kumbe mu giti gisimba kandi ni akanyama k'ijoro cyo gikunda kurya imitwe y'abantu gicaho mu mazi kirabangutse sha nakubwiye nibaza ikintu kigenda hejuru y'amazi n'ikindi gicubiri kubera umuvuduko kirukanka hejuru nakubwiye nawe uba waramutse ubonye umuvuduko wambaye cyane nk'uwa moteri wabikora ukajya wiruka hejuru ukagira ngo uri ku butaka mana mfasha we mana mfasha buriya abantu tugira umuvuduko muke niyo mpamvu tujya mu mazi tugacubira kombe hejuru arimo arataha watahagujyaye cyamuriye umutwe nabo abandi bashenje bareka inyama y'umuntu iryoha irimo n'umunyu n'igikukuru byose bivanze ngicyo hejuru y'amabati kombe reka n'igikomando dore ukuntu kiza gushaka inyama hari urimo hariya indani uyu kamwe cyaramwatatse kombe ni ibyatsi bagiteze ibyatsi bagiteze umushibuka abashenje akasaka akanyobwa baneze akasaka akanyobwa kombe indani ibinyambi n'amacumu barimo barakijimera umva murase cyazi bafunga idirishya bafunze amadirishya basi naho gusohokera abashenje igisimba ibisongo kirakwepa nakubwiye gifite tactique nk'iza muntu biranga n'igihe atari n'igikomando cyane icumu biranga icumu squata igisango biranga n'igihe atari cyane we barenze uyu nguyu kananga kiramuzana injira ndani ya mwoto dawa ya mwoto ni mwoto akandi wabo kajya munsi y'igiti nk'inyoni nyiri farashi ikintu kirabangutse gifite tactique nk'iza muntu ngicyo kirarya raka ngicyo pozisiyo kibadashi icumu fayo cyamumanuranye n'icumu ni nyamunini kirazamuka hejuru abandi nababonye abandi muri yewe agasanduku k'iposita kikorera isanduku y'iposita agasanduku k'iposita inosho y'umugongo hakurya yewe nyamunini indi na irakwepa fajya garuka fajya ni nyama yewe dawa ya mwoto ni mwoto igisimba kiri hano water monster yo filime turo kananga imyambi ararasa afite akabunda yikoreye karasa imyambi hano yawe ingiga mugire tugire muri kave hasi cyarasakuje sinzi aho bagitaye ni bwoko ki noneho bagitaye mu ndobani ikomeye cyane ahari bana abantu nzabahitana wagapfamwe cyaranabatutse kombe bagishyize muri ka keji gakozwe n'ibyuma cyaramanutse kigwa muri keji y'ibyuma barafunga abaturage baje kukireba cyajya kombe ikintu cyo kitumaze ku rubyaro nicyo kitumariye abana abaturage barakibonye shaho ngiki hano aba bantu bakoze amakosa twakoze ibyanya byo twafashe igisimba sasa bamwe bari kumva ngo bakoze amakosa abandi ngo bafashe igisimba abaturage nta nubwo babyumva kimwe bumvaga ari nk'imana yabo bagomba gusingiza kombe n'urugo runazi ruraho ni rwa papa samake ruba rushaka inyama z'abantu nta kindi abandi bakumva ko ari runo base we twabikoze mwabagingamo urungure ku munsi waje tuzarubamba habona nimubizi ko tugomba kurubamba habona nk'ibyo bakoreye Yesu igorogota ejo tuzarubamba habona urusenzi maze ubundi tubeho rwose dutuze dutimazi barutaye muri yombe muri keji ari rwose kiriya cyari ikintu tugomba gusingiza kikajya kindi giturage cyacu abaturage kubera ubujiji bamwe ntibanabyumva ko kuba cyafashe ariko nibyo ratana ko
nibyo nako nibyo 英雄 ari John turakwemera ari John Sunlight Studio turakwemera we ari John mushuti wanjye ni cyakananga cya Nyamunini 让他学这 mugenzi ari John n'ikipe ye babikoze ikintu bagishyize hasi 你们谁 ejo no kukibamba habona tuzanarya ku nyama yaki gisenze abashinwa barakiye mwana mwe mwakoze amakosa kumbe dere wa musaza uza ari chef w'igiturage iki kintu twarakiramyaga tukagisenga kikarinda umutekano wacu n'abaturage muze niyo kivuga ngo mwasengaga iki kintu cyatwica abantu mubireba nuko mwataye umuco mukareka gutanga ibitambo niyo mpamvu cyaje kikajya kishakira ibipoliso iki kintu twahoze twumvikana nacyo yingana namwe mwabana mwe mwakoze amakosa mukire kure kigende tugisingize ahambere wa musaza tukire kuri biki umusaza baramututse shaho umusaza mugenzi yumvaga ngo bakirekura kikerekera ngo bakagumya bakagisingiza kikabarindira umutekano kera twumvikanaga n'iki kintu iyi ni imana yacu mwabana mwe mwakosheje aya ni amakosa ni ukuri kw'imana muzehe ngo aya ni amakosa bakoze uyu musaza yatera n'umwaka uyu musaza we muzehe jya kure ya keji ejo no kukibamba habona niba koko gihambaye noneho kizibambure tubirebe abaturage bagifashe arata mwabikoze ngenda bashimiye uriya musaza aravugishwa n'izabukuru mumwe uri mu mwima amatwi izabukuru zirimuvugisha muzehe aravugishwa n'izabukuru twabikoze twakoze ibyo twagombaga gukora basi duserebure abanywa inzoga abanywa amata munywa amata abanywa intuza umumanura jipo munuza umumanura jipo abarya inyama murya inyama abarya runongo murya runongo abashimiye nk'umushefu w'igiturage w'uyu munsi mwakoze ibikorwa by'indashyikirwa iki gisimba ntabwo ari ikintu cyo gusingiza iki ni ikintu cyica kinyotewe amaraso y'abantu kino kinyotewe amaraso y'abantu mwagishyize hasi ndabibashimiye rwose mugifungure tugisingize iyi ni imana yacu muzehe kubera ibi imico y'abakurambere yumva ko ari imana yabo bagomba gusingiza irumva ko bakoze amakosa akombe baje kumwamo baraserebura yewana yewana burangiye reka mbabwire njye nagikubise urumva abajama uzi bogisi nateraga nukuri tubwire nukuri ko imana ukuntu babigenzaga birimo arababwira ukuntu yabigenzaga wumva narwanaga ukagira ngo ndishyire hamwe kandi ndi umwe ubu yaje kwiratana mushuti wa wari John abaturage mugenzi barishimye baranyweye ariko mugenzi igisimba muzehe yakipfukamye imbere ngo ni imana yabo yaje n'umugenzi ari kumwe na kwinica hoze gato bari bamutambye wakoze kwinica erega ni we nkorera buriya ni wowe mana sinzi icyo nakwitura kwinica nabikoze kubw'igiturage cyacu reka si wibeshye mana baye gushyingiranwa mbere umugore uhita umbyarira n'umwana sibyo kwinica ndi tayari kuba papa w'umwana wawe mana ari John cyane hanabaye ni gute se nabyanga kwinica ndi tayari kuba papa tayari kuba mama kandi ari John Sunlight Studio warakumbwiye buri mudahushwa njyewe baranze hari John nawe gatsatira muzi buriya yesu we reka Sunlight Studio kanisinzirire hano nurora se ahangaho umwana ndamufite ni cyari John Sunlight ayo data we hano abandi bari mu marira abantu bacu gishenje cyarabishe ejo turakibamba we yewe irira ikisi kuki mubwira ngo sindire ejo turabamba igisenzi muzehe kumuko yagasinziriye hano yagipfukamiye ngo bagisingize yahoze ngo ari shefu w'igiturage muzehe arimo arahondobera yasigaye imbere ya keji haje Nyamunini yaje hano ye muzehe kuhondobera ahambere ngo wagisaza uvuga ngo dusenge ikintu nk'iki ngiki biremera Nyamunini nta disipurine agira umva ukuntu atuka umusaza
dore igisimba nacyo cyasinziriye twagufashe wakinazi we gifite bya gills bya bintu nk'iby'amafi nubwo no mu mazi hasi cyo kirahumeka ni igisimba beast iko la twabikoze muzi ntambara narwanya hariya hakurya sha uzi ukuntu nitakumaga yewe we nagukunze musore muto nguri ugiye kumfumbata warwanye neza no kuri wataye igiturage cyacu umwe mu ndwanyiza kataraboneka nabonye bana tugendera tashugamame tugende nanjye nari mari mutanyibagirwa ni mubizi nari mbari ngo nacyo cyari gihari Iwana nukuri kw'Imana gereka mbabwire Iwana byabaye kigeza no kibona kumbe ari John na wa mukobwa kwinica bari kwisomanira hakurya ngabariya ari John mushiti wanjye nawe ari kwiyakabyize Shana kwinica kuva none ahangaha ngiye kukwitaho nk'umugore wanjye ndetse ubundi umuryango wawe nawe umuryango wanjye nigo no kw'Imana asa umuntu nkaye nka Sunlight ninde wamwitesha ejo kiriya gisimba tuzagihitana bose babireba njye nawe dutangiye twiyubake bundi bushya twibyarire n'akana n'ikacuka tubyara kandi tubyara mbega tuzabyara nk'inkwavu muri inkwavu zibyara ubwana 10 birimira tayari tuzabyara nk'inkwavu cyangwa ingurube nukuri kw'Imana namuvandimwe wanjye Arjun agiye kubyara abana nk'ab'inkwavu icyamindi cyakananga gishiti cya Arjun umuvandimwe wanjye Arjun we byaciyemo yabonye n'umwana yamwemeje we niki cyatuma nishima muzara cyari hano sendiri imbere ya keje arimo araramya ikintu muri keje kumbe ikintu ntacyo kirimo cyagiye kare keje yafungutse senze cyagiye hera ikintu cyacitse muri keje kare muzarendukiye banza kikiri hano hafi kihambuye cyavuye mu gakeje aho gifungiye senze kafungutse gati muzehe kumbe dore ikintu kiracyari mu giturage muzehe vayo hano wagasaza werya ngo bandamye bansingize niba rero unyemera ko bansingiza vayo nkurye vayo muzehe cyapasuyemo kandi muzehe mure turebe muzehe navuze ngo bansingize ngavayo nsingize vayo muzehe cyapanyemo kabiri wewe mega fieri ndi fierity cyamanyemo kabiri cyumva kibaye fierity abandi bari babashenje bamfashe bari kimeze nk'ifi dore hakurya iriya bifite na bya gills cyane cyica abantu bose basinze shaba cerebura ngo bagifashe cyane abakoresha komeye harwagiteye ikijumba waryaga ibijumba ni nyamunini agisenze wacitse gute kanza ngo yitane nyamunini yerimwe nyamunini cyamuvanyemo ijisho igihamba kirakubita nyamunini aracyambara agishinga amenyo ni nyamunini agishinga amenyo biranga ni igisimba ni cya papa samaki rimwe cyamuteye ikiganza kiratobora gifite uruganza rukomeye buraka mbabwira ikintu kimwe bivuze ngo ikiganza cy'iki gisimba cyo kimeze nk'aho ari amagufwa yorosheho agahu gusa bizaba bitandukanye n'ikiganza cy'umuntu kiba kiriho inyama nyine binepa iki cyo kirakomeye ni amagufwa gusa nk'uwakujomba igufwa n'ubundi amushenjewe nyamunini cyamuhitanye gityo mushuti wa Arjun nta kurya cyaramunaze ikintu kishe benshi bari banyweye agatama bose baserebura ngo ikintu bagihaye ngo bagikaciye abagicakiye bagitaye muri yombi kumbe ikintu gikomeje kubituma kiri gutumika ababyeyi bararize babona babo hari abapfu abana bararira
na musaza avuga ngo bagisingize cyamuhitanye. Hari John ageze hano yabonye cya Nyamunini bagisoromye ibyo mu nda. Nyamunini bari bamusoromye ibyo mu nda. Ikintu kiri hano wabigira ute ko ari za starago z'iyisi mw'abantu mwe? Ikintu kiri gutumika neza cyane, gahunda yacyo ni ukurya. Nyama ni nyama. Hey, nyama ya muntu ni nyama, nyama ya nka ni nyama. Umwana wanjye we isanze cyamuhitanye we. Abaturage bararize amarira agahinda, mvuga iki ndeka iki mw'abantu mwe? Kari za starago z'iyisi wabigira ute? Akani waba kandi wabo kuki tutagihiga koko? Iki ntabwo ari cyo gusingizwa. Kuki tutakishe kare? Kesha benshi abakesha bose, kuki tutagihiga? Kuki tutabirangiza rimwe rya nyuma? Kuki tutabikoze ninjoro? Aricuza impamvu batakishe ninjoro. Uyu niwe shefu w'igiturage mbibutse ugezweho. Nabashyigikiye nka shefu w'igiturage sha, nabashyigikiye. Shefu w'igiturage yarabashyigikiye, nabashyigikiye. Yagisanze mu gihitane. Shefu de zone yarabashyigikiye, shefu de ville yarabashyigikira. C'est un français. Je te m'a kumenya français. Icyo ni Gifaransa mvuze nyivuze nabi birandeba. Umusore yatangiye kuyogusha imisatsi. Tugomba mvuze ni Gifaransa ndakizi nicyo mvuze. Ni chef de ville, chef de zone. Ni nyire note. Umwana vayo nari John wo mu Gatsata. Ikintu kishe papa we, kishe Nyamunini bakoranye, kishe benshi kisweho ta monster. Nakubwiye kazanywe na wa musobanuzi bita Silva Dagure, tarambwira ngo sini aka kantu gafatemo nka Nyakubawa nyiri farashi, mitanza kugafatamo mandi gutumika. Umwana vayo bakwerekana chef de ville nawe yivirayo, umukuru w'igiturage azanye indwanyi ze. Bemeza bite? Ewan nanjye nzanye abasore banjye uyu munsi ntabwo kiducika. Yaje gufasha Rijuni ikintu bagishyira hasi. Umwana vayo bakwerekana chef de ville nawe yivirayo, umukuru w'igiturage azanye indwanyi ze. Bemeza bite? Ewan nanjye nzanye abasore banjye uyu munsi ntabwo kiducika. Yaje gufasha Rijuni ikintu bagishyira hasi, yamwongereye ku ngabo. Ku basore abikoreye binjira muri bwa bwato bwabo bunini kitapfa kunaga hejuru buraremereye. Abasa mubikore ndi chef de ville, ndabashyigikiye nk'ubu nanjye ndi chef de ville do Gasata. Hey, ndi chef w'umujyi wa Gatsata mu magambo y'ikinyarwanda. Ukirega ikiraro cya Nyabugogo winjira mu Gatsata handitse ngo murakaza neza mu murwa wo kwa Siniye. Wa muhungu yitaga ngo niwe namugize umusekirite wo kuri Gasuta muhara ku kiraro. Ari ashinzwe abinjira n'abasohoka. Kibobo nyine. Harundi se. Umwana yinjira amazi ajya gutumika. Bemeza bitari ngira umufungo nyiri note. Nyiri farashi. Bandi gutumika. Ikintu kirabamaze nta kundi babigira ni za starago z'iyisi. Gahunda ni ukurwana nta kindi. Siniya ku ifarashi. Iyi filime nayihawe na wa musobanuzi bita Silva. Ageze mu mazi hagati yarakibonye kiri mu mazi. Arakibona bararebana. Wansoye. Jamaa yangu wansoye. Wansoye.
yagisuye kibera mu mazi gihumekera mu mazi gifite bya bintu bita amagirizi nk'ay'amafi umwana wazi kurondereza umwuka kiramutera yinaga hejuru baramubona aparika nabi bakura ubwato bamugarura inyuma mu bwato bunini ngicyo kivayo umwana afite icumu hanze ngutera icumu buriya ntabwo baritera bararigira bakarinuza neza neza nta gacumu baritera mu kinyarwanda cyiza icumu bararinuka kivayo bimeze biteye ngicyo umwana atarakinuza icumu iranga ataragitera icumu muri mu kinyarwanda cy'ubu kera bavugaga ko barigira bate murakoze cyane njonogo 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 bimeze imyambi barabitera squata squata abatinga squata yewe gifite speed gifite potential and stability na equilibrium gifite na equilibrium we mazi batabaye kwinica umwe muri babaye inzara irashwanyuza arijoni agicomita icumu biranga kirakwepa kiramutera agarura icumu rye rero n'umugore arakipasi na arijoni sanirayiti kivayo kiramuyora ku rukuta rw'ubwato ayowe ninde umbuza kurya inyama kiramuniga igisimba wara monster wani igisimba cy'amazi nakubwiye filimi nayibazaniye we nabazaniye mba gutumika hari joni cyaramuteye umusore kwinica nawe baraje barakiyora irogonda ihene bagishyira hasi undi azana icyuma na rijoni icyuma mu nda icyuma yaragiteye na rijoni sanira kiramunaga igisimba kwinica nawe cyaramunaze nanone rijoni gutera keke mugeri wa kana nwajo tampure ora monster mandi gutomeka nyiri farashi nyiri noti igisimba kibarenzeho nicyo mu mazi kirakubita byo akamajwi filime nuko yaje uko cyagahagurutse namwe nibyo murareba uko murareba bahanganye nacyo uko bagahanganye barahanganye umusore arareba filime nuko iba yaraje Silva filime yanzaniye sinzi ibintu iri kwigira ariko barahanganye murareba utareba ufite ikibazo mu mirebere abasore batangiye gucaho siniya kwifaraje abandi muri kwinica umusore yaracyambaye atabara kwinica umusore yaracya yebuka bagenzi be filime nuko yaje nanjye ntabwo ari nge nta nubwo ari ikibazo cy'ibyuma naguze ayanjye ni ikibazo cy'iyi filime ubu Silva sigikanitani yazanyera aribuka kuntu papa yamutoza gutera amacumu yaragiteye akimena amaso niba atari umutima yakimennye amaso niyo cyazanzamuka nticyabasha kongera guhiga cyaramuteye murareba ibyo murora nibyo ndora uko mubyumva niko nanjye mbyumva imbuga zanjye nkoranyambaga ni sini yagasobanuye kintu barahanganye kintu shaka gusubira mu mazi kimucike akimenya amaso aracyambara
ngabo mu mazi yatumbuye mu mazi ndani. ari Juni amajwi asubiyeho nakubwe filimi niko yaje bidumbuye mu mazi we n'ikintu na ari Juni hanze kimuhitanye hazamutse ikintu komba ari Juni yazamuye umutwe wacyo yaragihitanye yari yakuyeho umusatsi we yaragihitanye yakivanyeho umutwe wacyo bivuze ngo byose byari birangiye mugenzi. ari Juni yagarutse mu giturage atyo abakabona bagenzi be bagiye bapfa bamwishimiye nyamara barapfuye ntabagihari yarabibonye byose abona bagenzi be bose bahari cyanya munini ngikiriya hakurya nibyo afotoramo ntabahari barapfuye. ariko ikintu nibura ari Juni aragihagaritse benshi bari kwishimamo yabonyemo na papa we nawe yishwe n'iki kintu agarazi nguriya muzehe na ari Juni. ari Juni tugiye kubyara babana nk'ab'inkwavu tugende sheri cyangwa imbeba maze kubyara abana 10 icyarimwe akibona kiri na mutoya nawe yiyishimye.